Niba gutera urwenya cyangwa se gusetsa niba ari umuti w'ibibazo ushobora kuba uvura abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Ibi byamamare bishobora kuba bivura abatari bake. Oya yiye kubakubita oya wajyaye go ushaka igisoro kimeze gute kizaguhoza nk'amarira. Angewe rero reka mabwire navutse ndi umukene nkora ndi umukene n'umuntu acyari umukene. Tutirengagije abarimo nka Pirate kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza bukaba bwagaragaje ko impamvu abashinwa bakunze kuba bagufi cyane kari uko bakunda kurya inyama z'imbwa. harimo na Miss Rwanda Ishimwe Naomi wabaye Miss Rwanda. Okay, twatangiye. So ahanga nimo ndababwiye ko naringiye muri gym, nambaye imyenda ya gym. Harimo abandi benshi batandukanye bagenda bagaragaza ibikorwa byabo cyangwa se mu gusetsa mu biganiro bitandukanye nko kuri social media n'ahandi hatandukanye ndetse na poster zabo. Ikaze rero nibo tugiye kuba twarebera hamwe. Nje mugiye kubana nawe kuri channel nitwa Uwiragiye Dani. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo atazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Tugiye kuba twarebera hamwe ibyamare cyangwa se mu bantu bamamaye bitewe n'impano zabo zitandukanye. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hano. Twambaye ibitenge umugabo arabura, twambara amajipo umugabo arabura, umugabo akomeje kubibura ariko se wa mugabo we uzamitamo bigenze bite ubura none. Umwanya wa 10 tuhasanze DJ Brian wamenyekanye como MC cyangwa se umuntu usetsa kubi ndetse imvugo ze ziganjemo igitwenge. Uyu mukobwa ni umu-MC ukomeye cyane ndetse akunda gukora ibiganiro bitandukanye harimo afite na channel ikurikirwa n'abantu benshi ndetse akaba akunda gukoresha imvugo zitavugwaho rimwe n'abantu bamwe na bamwe batandukanye. Niyo twasanze umugeni ugiye kwirongorerwa, umugeni ugiye kujya mu rugo rwiwe, umugeni Miss Rwanda 2020 Ishimwe Naomi niyo twasanze kuri uyu mwanya wa 9 ufite impano yo gusetsa. Akaba ari uherutse gushakana n'uwo bita Michelle ubwo bwari bwiza cyane. Uyu mukobwa uherutse gufungura channel ikaba iri kuzamuka ku buryo budasanzwe ndetse ibiganiro bye bikaba byibanzemo impano yo gusetsa. Kandi cyane na mukuru wanjye uri kumva ibyo kuvuga ariko okay twatangiye. So ahanga nimo ndababwiye ko naringiye muri gym, nambaye imyenda ya gym ariko nshiraho uduherena n'udushande kugira ngo bigaragare. Umukobwa wamamaye rero nyuma yo gutwara ikamba rya Miss Rwanda 2022 niwe yaje gukora ibintu bidasanzwe ndetse akaba akunda kuba ibiganiro bye akunda kuba aseka, akunda guhora yishimye ndetse nkuko mubona akunda kuba ahora anezerewe ndetse ni no stress, ahorana ibyishimo nta kintu wapfa kumugayira cyangwa se wapfa kumunenga. Ibiganiro bye byiganjemo inseko idasanzwe kandi akunda abantu, akunda guhora yishimye, akunda ahantu hari nature. Twasanze ku mwanya wa 9 myaka 7 turahasanga Anita Pendo. Nubwo atabikora nk'akazi ariko uyu mubyeyi washitse ubute akaba ari umu-MC ukomeye cyangwa se akaba ashama mu bitaramo birenze. Uyu mukobwa yifitemo impano n'umubyeyi w'abana babiri, afite impano idasanzwe umwanya wa 6 turahasanga umukobwa wamamaye kuzwi na Jya Kadudu ukunda gukora ibiganiro muri Jengis Comedy. Niwe twasanze kuri uyu mwanya wa 6. Ushaka igisoro kimeze gute kizaguhoza nk'amarira. Angewe rero reka mabwire navutse ndi umukene nkora ndi umukene n'umuntu acyari umukene. Umukene wa kabisa. No shaka ubute nk'ikintu zari. Umukobwa wamamaye nka Kadudu rero waciye mu bibazo bikomeye, ibibazo bitoroshye ariko waje kugera kure hashoboka, akaba n'ubu ngubu agihiga ubuzima. Papa yarabyaye no aratwihakana avuga ko tutarara. Dukuratirwa no kwa sogokuru nyine tumenyera bari kimwe nabwo nta bushobozi bari bafite. Noneho ku ishuri nyine muri ibyo bikoresho byazaga nibona agenda harimo umukobwa umubwira kamaho n'utwenda nyine imbere niyo mpamvu nabivuze. Kuri uyu mwanya ukurikiyeho turasanga aho bita Nzovu ndetse na Yaka mu mwanya na ari babiri kuko bagenda bongekanya cyangwa se bagenda bafatana na buri hantu hose baba bari, usanga baba bari kumwe batera stories zitandukanye ku macano atandukanye cyangwa se mu biganiro bitandukanye. Abantu bakunda kuba bifashisha mu macano
arenze imwe cyangwa se icano nyinshi. Abantu basitari bari kuzamuka muri iyi minsi bita Yakamwana na Nzovu nibo twasanze kuri uyu mwanya, akaba ari abakomediye cyangwa se nasireba umutwe reba sibyo izi si ndamanuka maze kumanuka nari ndi kumwe n'undi mukobwa Yakamwana yamubonye. Impamvu iki ninde muntu kuri iyi si ya rurema Nzovu yakwitangira agapfa wagasigara, ninde wakwitangira? baravuga ngo nagiye kwiba ku mwafande mu Ruhengeri Musanze, yarankubise arambwira ngo ndakwihanira ntabwo nirwa njya kukureka, ndagukubita ubundi mureke ugende. Yarankubise aransura mu gipangu kugenda birananira. Nzovu na Yakamwana nibo twasanze ku mwanya wa 5, akaba ari bo bakomeye twasanze kuri uyu mwanya. Bakaba bakunda gusetsa cyane, bakunzwe n'abatari bake hirya no hino mu gihugu. Mbere ko turebera hano umwanya wa 4, kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo atazagira video n'imwe igucika uturutse hano. Umwanya wa 4 turasanga Butera Knowless ufite abana 2. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mubyeyi nuko adakunda kuvugira mu biganiro ari guseka, ariko iyo asetse cyangwa se iyo ateye ibiganiro usanga byivanzemo urwenya. Niyo twasanze kuri uyu mwanya wa 4. Reka turebere hamwe umwanya wa 3. Kuramutsa Aisha wuje inema wahoranye na Nyakso, wahebuje abagore bose umugisha na Mitsutsi gweja ryakurongoreye muri filime. Aisha mutagatifu umukobwa wamagiwe, urajya udusabira twibimonyo kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza bukaba bwagaragaje ko impamvu abashinwa bakunze kuba bagufi cyane kari uko bakunda kurya inyama z'imbwa. Amakuru dukesha ibiro ntara makuru AFP akaba avuga ko Okama na Kenisoro ko nabo baba barya inyama z'imbwa. Uwo pirate wamamaye cyane cyane muri Genghis Comedy avuga kuri Aisha ndetse akaba akora ibiganiro bitandukanye, niyo twasanze kuri uyu mwanya wa 3. Umwanya wa 3 ukaba twaye rero na pirate. Reka turebere abantu babiri bahatanira imyanya ya mbere. Tugiye kujya ku mwanya wa 2. Umwanya wa 2 rero twasanze bita Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya nk'uko yita amazina menshi atandukanye. Rocky Kimomo rero niwe wamenyekanye cyane cyane mu gasobanuye ku bwa Yanga Imana imuhe amahoro n'imigisha imuhe iruhuko ridashira. Uyu musore yamenyekanye cyane mu gasobanuye ndetse agakundwa cyane n'abatari bake impande hirya no hino, niwe twasanze kuri uyu mwanya wa 2 bo bita Rocky Kimomo. Rero niwe dusanzwe tuzi cyane mu gasobanuye ndetse akaba afata mu bambere mu gusobanura filime neza, kandi bakaba bamukundira uko adasubiza inyuma filime cyangwa se kuba adakunda gufata pose mu bijyanye no kuba asemura filime. Mu bijyanye no gusetsa akaba afata umwanya wa mbere ndetse niwe twasanze kuri uyu mwanya. Tugiye kuba twarebera hamwe uwa mbere mu bijyanye no kuba yasetsa ndetse akaba yashimisha abantu. Ese murabona ari uwuhe ugomba kuba wafata uyu mwanya wa mbere? Oya bawogosha ni igice nsigaranye. Nyina nari ndi kugira ngo nsayidire umpa amafaranga nje kugogoshesha rwose bagumareho, ariko jeri nuko hari iki witwaraga nk'umwicanyi koko kunyagoshesha. Ubu sinshaka ko nguhaga amafaranga y'ibisuko ukagenda ukisukisha ntacyo bintwaye, ubona kubaye iki? ariko mwana yanjye ariko burasheri burangukundiraga Ngiye kubakubita. Oya Wagiye gukora iki? Ngiye kubakubita n'amabere mwonse mukira abana. amabere. Umva mwa anda hano nkwereke. Ntawe turasha kure humura. Umva.
nese uyu ni muntu ki ni gati kizira myenda nizo zatuma tubwira ago magambo maze rero ugabanyugwa munwa twamuha nyina weho nyine ndi ku umva nkubwiye adukubita turi babiri se uriya niwe mufandi wa nya ku mwanya wa mbere rero twahasanze uwo bita Nsabimana Eric n'uwo bita Bijo Bigagirwari muzwi mu mafilime atandukanye ne twasanze ku mwanya wa mbere nk'uko Nsabimana Eric abyivuze. Ni umwanya gw'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanje Nsabimana Eric uzwi ku izina rya Dogiteri Nsabi. Kuri iri joro ndetse no kuvuga umugoroba nibwo naraye mfashe umwanzuro guko ngiye kukurongora agushira. Abo nibo twasanze kuri uyu mwanya wa mbere ubita Dr. Nsabi na Bijoja Geregwane twasanze kuri uyu mwanya. Noneho weho muri comment uze kutwandikira ese ninde wagomba gufata umwanya wa mbere, ninde wabonye utagombaga kuba wabonamo, ninde wari witeze ko ugomba gufata umwanya wa mbere si cyangwa se wowe utabonye, ni bande ushaka ko ubutaha twazakuzanira cyangwa se twazakoraho, wagomba gufata umwanya wa mbere se wabonye yarawukwiye. So guys, ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ni nyamibwa. Nizere yuko mugiye kwandika muri comment mukatubwira uwagombaga gufata umwanya wa mbere. Iyi video ubaye hari icyo ikumare cyangwa se hari abo ubonye mutaruzi, ntibagire gukanda like, ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe yucisha iturutse hano. Gerageza uyisharinge n'abandi kugira ngo baze kuba bayibona, kandi wanditse share uyisharinge n'abandi batandukanye byibuze baze kuba basobanukirwa nabo bire show. Rero nge mwari muri kumwe nitwa Uwiragiye Dani, twibuke kugenda kandi subscribe kubera ko subscribe ni ingenzi kugira ngo buri video yose twauploadinze hano izabashe kukugeraho ku buryo bwose cyangwa se ku buryo bworoshe. Niba nshizeho ikiganiro bwa mbere ujye wakira notification mu ba mbere. So guys, ndabakunda. Niba uri musha dusanganywe cyangwa se ukaba usanzwe hano, ni iby'agaciro kandi ingenzi. Nawe niba ari bwo bwa mbere warugeze kwicano, ndagushimiye. Weho ugeze kuri uyu mutatu ukiri kumwe, saliyuti Imana iguhe amahoro n'imigisha atagabanyije. Rero mbifurije ishani hirwe mubane amahoro y'Imana. Reka duhure mu zindi video zitandukanye. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Ingamago.